soki pela wale yasone gari yasi amaraso ya mana nahinduka amaraso ya yozivya akuraho umwanda akuraho ibyaha byose bya kamere bya karande pela yasanturega ndabigushimira kubwiza bwawe buhagenda ndabigushimira ko ikirere cyawe gihumana y'amazi mu izina rya Yesu amen. Ariko nubyima umwanya kubatizwa ni byiza no guhura n'umugisha mu byo wemeye ikiza. Icyambere nkusabye bigusabye nk'umushumba ugiye kugira ikikuku kubatiza. Rinda aya matwi yawe. Rinda iki? Kabiri urinde ibi bintu nubirinda iyi Kigali uzabona mitaje ukuye kwa mana. Ibi bintu nubirinda iyi Kigali uzaba umukire kubera ko hari ibyo utahaye umwanya wahaye umwanya iby'Imana gushaka. Ejo utumva runaka aje ati mushumba atuzi runaka shushu bimkwanze mu nda mukanya ati shushu uravuze amatwi agize iki arabyakiriye namara kubyakira bitume na cya kirere wasabaniragamo n'Imana kibura kubera iki bya bindi byasumbye iki ibihe byiza yo gusenga. Niyo wumva bavuga mugenzi wawe mwabatiranyije nko kugenda bamwe mukagira inkuru mbwira nawe tuba ngo n'ubundi nanjye narabibo ariko umuriro byo 50 yananiye nyamara ngo nimuze mwenyine ibirane musanga hano ubu niba mwemereye Kristo nongere misubiremo n'umunwa ubatizwe niwumva amabwire n'aya maso yawe abatizwe n'amatwi yawe abatizwe ingingo zawe zose ziba ariko ikiruta byose ubugingo umutima ubatizwa bundi kubatizwa no gufata icyemezo kandi kureka icyaha ni iki ni ufate umwanzuro. Nubwo mbatizwe sinifuza ko aya mazi ambera nk'ayandi nagiye nogamo za pisine nagize iki. Hari indirimbo ya 91 nivuga ngo nyuhagire ibyaha mutabazi nego ubwira Imana uyu munsi woge hose ejo uhagarare kuri mpembare y'Imana uhagarare ku ruhimbi tukubona aho ubwiza bw'Imana. Amen. Mukanya ndaza kubabona sindaba ndi kumwe nawe kugira ngo menye yuko mwahindutse rwose kuburyo ari amatara kuri iriya mpembare uri buze tukakubona aho ubwiza budasanzwe ngo abataba abana b'Imana bagize